mu Rwanda amenye ikinyoma cyaho ndakimenyereye tekinika ryo mu Rwanda rwose iramenyerewe. Ni ukuvuga ngo urabona ko mu Rwanda hari abantu bafunzwe bazira ngo kwangisha rubanda abaturage. Yego. Kandi mu by'ukuri leta ubwayo niyo ituma rubanda bayanga. Impamvu buriya mu buzima uzakunda umuntu ukunenga, kuko umuntu ukunenga aba ari umwarimu mwiza. Iyo udafite muri wowe ukwikunda, muri wowe hatarimo ubwibone, iyo umuntu akunenze wowe n'umutimanama wawe urisuzuma ukareba se koko uyu muntu unenze bifite ishingiro. Iyo usanze bifite ishingiro urabikosora. Ari naho njye mbona dufite ikibazo gikomeye. Dufite bamwe mu bategetsi babihinze, urya yabona yahaze ibiryo yabimenye mu mwantuza muri puberi, yarangiza agafata mikoro akavuga ngo abaturage bose barahaze. Yabona konte iriho amafaranga, yarangiza agafata mikoro akavuga ngo rubanda rurakize. Ari gushingira ku byo we afite, kandi ibyo afite si ibyanjye. Leta rero yiteza ikibazo yarangiza ikataka abandi. Ikosa rya leta ikarishinja abandi. Kiriya kibazo cy'imipira, nta muntu uwo ari we wese, nta shyaka iryo ari ryo ryose bifitemo uruhare. Kiriya ni ikibazo cya Kangondo. Nababwiye ngo kiriya ni igihangano cya Kangondo. Victoire uwo ngo ntabwo twari tumuzi, nta nubwo ubushinjacyaha bwakwiye kubishingiraho ngo yimuhamye, kuko nta bimenyetso. Indi bimenyetso ni ba nyiri imipira naho twayikoreshereje. Bikumva kandi ibyo narabisobanuye kuri iyo tariki 6 z'ukwezi kwa 5 muri RIB. Bambaje ibibazo 27 bashakisha icyaha. Kubera ko ngeri RIB nayo byati kuki mu Rwanda umuntu avuga ibitagenda aho kugira ngo mukosore mukajya gushaka icyaha mu byo yavuze. Ibyo mbivuze n'ubundi babishatse mu icyaha. Ibyo babishingira kuki? Ahubwo ndabishingira kuri Kangondo. Niba Kangondo tuvuga tukerekana amategeko, aho kugira ngo mujye kureba amategeko mwebwe leta mwishe, ahubwo mukaza kudushaka mu icyaha. Nta kintu ntajya avuga ibitagenda mukajya kureba ko iryo kosa mwakoze. Rero biriya bintu bijyanye n'imipira rwose nta muntu n'umwe ubifitemo uruhare. Ni iyacu, ni igihangano cyacu, ni ubucurabwenge bwacu, twebwe ubwacu twakoze. Warumbwiye ngo icyatsi kibisi ngo kwereka ishyaka rya Victoire ngo ari icyatsi kibisi ngo n'umweru. Ni ibivugwa n'ubushinjacyaha. None se ikipe ya Kiyovu yambara imyenda isa gute? Icyatsi kibisi n'umweru. Girini Pati se ifite irebara. Kuki se batavuze ko ari Girini Pati ahubwo twambaye imyenda ya Girini Pati? Ariko kubera ko bari gushaka ibyaha, bari gushaka ibimenyetso bidahari. Imipira niba bayishakira ibyaha n'ubundi nibo bayibitse, barayifunze imyaka ibaye ingahe, nta n'umwe ugeze atubwira ngo bayikatiye igihe kingana iki. Ariko leta nayigira inama, leta niba wumva gukurikiza amategeko utabishoboye yakureho, umenye ngo nta mategeko ahari, nyine ucura inyundo y'amabwiriza ugiye duhondesha, kuko nuduhondesha inyundo y'amabwiriza tuzacicika ko nta tegeko riturengera rizaba rihari. Ariko mu gihe hakiriho amategeko yubahirize, maze urebe kugira abanzi. Ko nubariza amategeko nta banzi uzagira rwose. Nanjye nshobora kuzajya mvuga kuko icyo gihe kituma ngera nziya imbere y'itangazamakuru ni ukwera rya kosa rikomeye mwakoze haba mu Rwanda no ku isi hose. Iriya ni ikosa rikomeye, nyamara mugahamagarira impunzi z'amahanga kuza gutura mu Rwanda, kandi nyamara umwene igihugu mumwambura ibye.
ibi official turagarutse mu kiganiro na Bwana Jean de Dieu ihora habona tuje kuvuga ku yindi ngingo, ariko ingingo yakomeje gusa naho itera urujijo. Umunyapolitiki Madamu Ingabire Victoire ubu ngubu arafunzwe, ariko mu gufungwa kwe hagiye havugwa ko yakoranaga n'abaturage bimuwe Kangondo na Kibiraro, ariho hari hazwi nk'abanyahe, bakavuga ko yagize uruhare mu kubakoreshereza imipira bambaye bajya kuburana, bavuga ko byari mu mugambi wo kwigaragambya. Iriya mipira turagira ngo utange icyafatwa nk'umucyo, Bwana Jean de Dieu ihora habona, kandi tugwaye ikaze. murakoze cyane. Ntekereza ko umucyo w'iriya mipira waratanzwe, ariko ndagira ngo mbanze mvuge iki ngiki. Iyo ushaka gukundwa urakunda, iyo ushaka kubahwa utera intambwe ya mbere yo kubaha. Nshatse kuvuga ko ntugashake ko abantu bakubaha kandi wowe utabubaha, ntugashake ko abantu bagukunda kandi wowe udakunda. Mbivugiye iki? N'ubundi ngenda ndagaruka kuri leta. Leta yacu ntabwo iba ishaka ko umuturage akura, ishaka ko ahora agwingiye se. yego. Dufite leta idashaka ko umuturage akura, kuko hari ibimenyetso bigaragaza umuntu wakuze. Ubundi iyo umuntu yakuze ntabwo umufatira ibyemezo, we yifatira ibyemezo nk'umuntu mukuru. Leta yacu ni leta ishaka ko ihemukira umuntu warangiza ukavuga ko yakugiriye neza. Nigusenyera iguhenuka uvuga ati rwose watugiriye neza. Yego, koko se yakugiriye neza? Yagusenye ubwo yakugiriye neza? Ibyo rero mbivugiye iki? Twinjira kuri iriya mipira. Yego, nicyo nshaka kuvuga. Imipira y'ibara ry'icyatsi yanditseho amagambo y'umweru ngo Kangondo and Kibiraro need justice, bivuze ngo Kangondo na Kibiraro bakeneye ubutabera. Mwayambaye mugiye kuburana, bamwe barafashwe barafunga uwo munsi, ariko imipira yakomeje guteza ikibazo. Arya wowe ntiwari uhari, ntiwagufunze? Oyanjye ntabwo bamfunze, ariko nabonaga bijya kwerekeza muri iyo nzira. Rero iriya mipira yatewe n'ikibazo leta yateje kijyanye no kutwimura. Ntabwo ari ukutwimura, kutwambura ibyacu. Ari nabyo byatumye dutekereza, ubwonko bwarakoze cyane, turatekereza dushaka impamvu zatuma ikibazo cyacu cyumvikana. Yego. Noneho guhera 2018 twiruka mu butabera twarabubuze, hamwe baduteragana, TG Gasabo yadutereranye, twaganye urukiko TG Nyarugenge, ariko ngewe hari izindi nzira zose nagiye nyuramo bagenda banteragana, nza kwisanga muri Nyarugenge naho baza kuzamura inzitizi, ariko urukiko ndarushimira rwaje kuzitesha agaciro. Ibyo byatumaga tugenda dukura, turushaho gutekereza, ari nabyo bituma leta yo itureba ikatubona nk'abantu bigumiye, kandi ari uyigumiye ku mategeko. Ariko twe twaratekereje, bituma tubasha no kumenya uburenganzira bwacu buvaye bukagarukira he. Kijyanye rero n'imipira, iriya mipira ni igihangano cya Kangondo. Iriya ni igihangano cya Kangondo, dushatse twajya no kwandikisha RGB. Uburyo waza ashaka kugikoresha twajya tumuha uburenganzira, yagikoresha tutayimubwiye, ariko agikoresheje mu buryo buhwanye n'icyo twayikoreye ntacyo bidutwaye. Imipira rero twebwe ubwacu tumaze kureba uburyo dusiragizwa mu rukiko,
igitekerezo cyo kuyikora cyavuye ko umwanzuro w'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo icyo gihe wanze kwakira ikirego uvuga ko ngo twatanze igarama ngo turi hamwe kandi tudasangiye inyungu. Noneho turakosora tujya muri TGI Nyarugenge, buri muntu atanga ikirego cye ku giti cye. Urukiko rurangije rwongera tugira gurupe, ubundi nta igitekerezo cyavuye. Gasabo yatesheje ikirego cyacu agaciro kubera ko ngo turi gurupe kandi tudasangiye inyungu. Nyarugenge itugize gurupe yirengagije icyemezo cya Gasabo. Noneho nibwo twavuze ati noneho rero ubwo urukiko tugize gurupe igomba kugira ikiranga. Turatekereza turavuga ati rero dushake icyo kizaturanga mu rukiko. Twatekereje umunsi w'iburanisha. Yego, ubwo urubanza rwagombaga kuba ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu 2021. Iya mipira ni njye Jado wayikoresheje, ariko ivuye mu bitekerezo by'abaturage. Ibitekerezo twaratekereje, dutekereza imipira y'umukara, turavata imikara ntabwo tuzaba twapfushije, dutekereza imipira y'umweru, ati ntabwo turi mu munezero, dutekereza imipira itukura. Njyewe Jado niho igitekerezo cyahise kiza kwiga. Mbere y'94 habagaho ibendera rigizwe n'amabara 3 hagati umutuku, umuhondo, icyatsi kibisi, hagati harimo inyuguti ya R. Yego, noneho badusobanuraga ariya mabara. Umutuku ni amaraso y'Abanyarwanda yamenetse bane uburenganzira bwa bwigenge, umuhondo amahoro, icyatsi kibisi ubwigenge. Yego, igitekerezo naho cyavuye kuri ayo mabara iryo bendera. Ndavuga ati ntabwo twakwambara umutuku, ntabwo turi mu ntambara, kandi ntabwo turi bwambara umuhondo, nta mahoro, ahubwo icyatsi kibisi cy'ubwigenge. Turi guharanira ubwigenge bw'imitungo yacu. Naho rero ibara ry'icyatsi ryavuye. Noneho ubwo turwana ariya magambo kuyandikisha umweru byo byavuye he? Yego, ubwo amagambo Shikama Jean de Dieu, ubundi twafataga agapapuro. Yego, ufunze, twafataga agapapuro tukandika Kangondo na Kibiraro bakeneye ubutabera, tukabona bibaye byinshi. Yego, Shikama niyo yavuze ati reka tubishyire mu Cyongereza. Ubwo nyine duhita dujya mu Kangondo Kibiraro ni disaster, nk'abaye bacurabwenge. Oya, nyine niyo mpamvu buriya ntukange kubabara. Yego, uri umubabaro iyo utawutinzemo ukwigisha byinshi, uva muri nararibonye. Nuko ubwo noneho karakarangantego karogo k'ubutabera kariya nagahawe n'umuntu witwa Karangwa Charles. Ndamuzi Karangwa Charles kubera ko icyo gihe ngiye nari umushoferi wa Ishema TV, akaba yari inshuti ya Umubavu TV. Theo uriya nawe ufunzwe. Yego, nawe ufunzwe. Charles rero yari inshuti ya Theo w'Umubavu. Yego, kuvuga ngo naho twamenyaniye nawe na Charles, noneho akanareba ibiganiro by'abaturage ba Kangondo akabikurikirana, tuza kuba inshuti. Cyuma afunguwe, uziko Cyuma afunguwe mu kwezi kwa gatatu kwa 2021 ku mwuzo wa mbere. Yego, yari amaze amezi 11 afunzwe. Yego, Cyuma tukaba twari twaramenyanye ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu 2020. Bucya bansenyera icyo gihe nkorera nyine icyo gihe abaturage banga kumuha inkuru. None ndamubaza se wowe ukora iki kinyamakuru, arambwira nuko none mbwira atanga ati rero uyu nguyu, kuko abaturage bavuga ati Radio Rwanda twaye amakuru ntabwo yatangaza ahubwo ihita yikura muri yinezeza akarengane kacu kakirengagiza n'ibindi binyamakuru byose, nta mpamvu y'abanyamakuru. None nibwo nabwira ati ubwo uyu nguyu ari ikinyamakuru kigenga, amakuru mwatanga ashobora kuyatanga, reka tuyamuhe. Turayamuha turanze, ati ibyo tukubwiye ntugende na kimwe usiba,
tugiye kubona tubona koko uko twabimubwiye byose niko yabisohoye. Ubwo ntwara nimero ye, bukeye ndi guhigwa ngo mfungwe nyine kubera ko nanze gusinya bya bimwe nakubwiye nyine byo by'amasezerano ya fajari yo kubimura yo kutwambura ahubwo. Basinyisha abaturage ku ngufu, nkanga kuyasinya, barimo barampiga. Nibwo nahisemo amagambo ati kubera inkuru naguhaye barimo barampiga. Ahita aza n'ubundi agera kuri tera, abaturage bamubwira ati ubu abantu bose ejo baguha amakuru barimo barahigwa ndetse hari n'abafunzwe. Nuko amakuru none uko nayimubwiye asanga niko bimeze. akora ikindi kiganiro kuri Murekatete Patrice, kuko niwe washaka kudufunga, gitifu w'umurenge wa Remera, wari gitifu w'umurenge wa Remera icyo gihe. Ubwo rero Cyuma hahise haza covid ije. Muri covid nibwo yaje aho nari narahungiye, ari naho n'ubundi ari naho banankuye bajya kumfunga. Arambwira ngo none se nyuma yo gusenyerwa ubu bimeze bite? Ubuzima bumeze bute? Arambwira ati ubuzima ni danje. Arambwira ati ndaje ndebe kongeye dukora inkuru. Araza. Icyo gihe nibwo namubwiye ngo leta yakoze mu jisho ry'Imana, nikenyere Imana izari ritumburire. Icyo gihe namubwiye. Ubwo Cyuma nicyo gihe twaherukanye, baramufunze amezi 11. Afunguwe rero nibwo yahise ambwira ngo naratekereje nsanga ari we ugomba kujya intwara. Yambwira ati rero imodoka yanjye nubwo nkora transport ariko nta byangombwa bya transport nayishakiye, kandi rura imeze nabi ishobora kubifata. Rero uburyo bwiza utajya nagiye kure y'ikibazo wambaje. Ndakurikiye cyane. Uburyo bwiza, wowe nkorera amasezerano y'iyi modoka uyikodesheje, ariko kubera ko ari njye ukeneye zagenza gutwara. ndavuga ati imodoka urayikodesha, nurangiza mu masezerano ushyiremo ko nyirayo ari ugomba kujya ayitwara, kandi nipfa agomba kujya yikoreshereza. Ubwo yari amasezerano ya protection yanjye mu gihe duhuye na rura. Yego. Ndambwira ati ikindi unkorere icyangombwa ko ndi umukozi wa Ishema TV, ariko iryo riba ari ibanga ryanjye nawe tuziranyeho. Abandi bo hanze uzashaka kubyinjiramo nka rura ajya nyibereka, ubwo nawe udefande. Ariko n'ubusanzwe urumva wari umushoferi we. Yego. Ari umukozi we. Yego, ariko urumva nashaka protection y'imodoka. Yego, ndabyumva. Nuko Cyuma ariko abimbwira ndabanza ko ndambwira ati wowe warabitekereje uri muri gereza, nanjye reka mbitekereze. Ndabitekereza namuhaye igisubizo nyuma y'iminsi 3. Ndambwira ati nta kibazo, ntangira kumutwara. Karangwa rero n'ubundi namenyana na Cyuma. Kwa kundi Cyuma yakoranaga cyane na Theo, bahuza ibiganiro. Yego. Kandi Theo ari inshuti ya Karangwa cyane. Yego. Naho mwamenye. Naho ngaho babaga babatwaye cyangwa batwaye umwe muri bo. Rwose. None bihuza nuko na Karangwa ngo hari ahantu umujyi wari waramusenyeye hano Kicukiro, nawe ari guhangana n'umujyi wa Kigali awureka. Yego. None bihuza nuko dusa nk'abantu dufite ahantu duhujije ikibazo. Ahita guha ya rogo yo mubutabera. Iriho akantu za kubutabera. Niho noneho nyine twari twakomeje procedure yacu, mubwira bigeza naha, nza kumubwira ko noneho twateguye imipira tuzambara. Nuko ambwira ati ariko ngeneye rogo, nabuze umuntu wampa rogo. Twakitaga Kanyundo. Kanyundo k'ubutabera. Ambwira ati kariya ngo reka nkagushye, uragafite? Ndagafite. Abarakampaye. Arambwira ati nawe ariko nanjye muzawunkorera umupira nanjye zawambare. Nuko Karangwa rero niwe wampaye karakarogo umupira, tuyikoresha gutyo. Warumbashije ngo twahisemo gute kubyandikisha ibara ry'umweru. Ntabyo twahisemo, ahubwo ngewe nahaye kuko iriya mipira Ishema TV yakoreshaga imipira, n'ubu ndayigira imipira Ishema TV. N'ubu ndayigira rwose,
twambaraga wari wanditseho Ishema TV. Ishema TV Umutuku? mbone yari yandikishije wari umutuku Handitseho umweru. yari afite uw'umutuku n'umukara. Yego. Noneho yandikishijeho umweru. Umukameramani wa Cyuma niwe wajya kuyikoresha hariya mu mujyi muri Sitawa. Noneho natwe twinjiye muri iyo diri yo gukoresha imipira twamaze kubyemeranywa n'abaturage, nibwo namubwiye ndamubwira ati none se ko natwe dushaka gukoresha imipira uzayidukorera. Arambaza ngo ni imipira imeze te, ngo ndamubwira ati mbo urebe Lacoste utubwire arangahe n'udu-t-shirt byose ugende utubwira ibiciro nk'abaturage ba Kangondo. Yego. Ubwo agenda atubwira Lacoste iyi Ishema TV bayikorera mu 8,000. Ndamubwira ati irahenze. Mbo udu-t-shirt dusanzwe aka piro akitwa piro ni 6,000 tuzagakorera. Ndamubwira ati bitandukanye nyine, arambwira ngo ni piro na hippo. Ndamubwira ati piro ni original, hippo ntabwo ari original. Hippo rero tuzayikora ku 3,500. Nuko yewe rero ikintu namuhaye ya magambo muhanarugo ibara niwe wabyishyiriyeho, ntabwo ari twe twarihisemo. Yego. Ariko mu kuritamo ariko ashobora kuba yararihisemo kuko abona ariko cyari kuba rigaragara. None se wafata icyatsi kibisi ukacyandikishaho umutuku ntibyagaragara, wafata icyatsi kibisi ukacyandikishaho umuhondo ntabwo byagaragara. Icyatsi kibisi umweru nibyo nuri kurahita agira gute abona. Rero intuza kwandikishaho umweru ntabwo ariko twabihisemo, ahubwo niwe warebye ibijyanye nk'uko n'imipira y'Ishema yandikishije umweru. Nkurikije igihe mwari muburana mwari mwarabuze abo mubwira abo mutakambira, ahubwo muhitamo kubikora muri bwa buryo kugira ngo babibone ko mukeneye ubwo butabera. Mbo niko bimeze, kandi buriya intambara burya zirwanwa kwinshi. Twari tugeze mu ntambara ya siransiye. Iri siransiye, intambara icecetse. Kubera ko iriya mipira tuyikora twashaka kugira ngo kuko icyo gihe abaturage twababwiye ati rero iyi mipira uzakubaza turabizi ko nitugera ku rukiko ibibazo abanyamakuru bazatubaza nibakubaza impamvu y'umupira. Twababwiye ati ni ubutumwa twashaka gutanga. Ibyo twabuze nibyo twifuza. Twabuze ubutabera kandi turabukeneye. Ndikumva noneho icyo gihe nakoze ko nshoboye mbaza n'abanyamategeko, usanga mbaza abanyamategeko niba bigize icyaha. Umunyamategeko arambwira ati byagira icyaha, atubwira uburyo byaba icyaha, uburyo twabikoramo bikaba icyaha. Muramutse iyo mipira muyambaye mwarangiza mukajya mu muhanda byaba bigize icyaha, ngo ariko muyambaye mukava mu rugo mwigendera mwagera ku rukiko mugahita mwinjira muri sale muri buburaniremo mukaza gusohoka maze kuburana mwashaka mugatanga interview ntacyo byaba bitwaye. Sinanyurwa. Baza umucamanza w'inshuti yanjye nawe ababwira nk'uko umunyamategeko yambwiye. Sawa, ubundi twe gahunda twari kubishyira hano imbere mu gatoza. Umunyamategeko arambwira ati oya nibishyira imbere, kuko mubishyize imbere byaba bigaragara ko muri gushyiraho peresha umucamanza. Mubishyira inyuma, tubishyira inyuma. Urumva mu bijyanye n'amategeko twari twabanje kubaza hari mwabashe kubaza icyo mwuka abwira amatorero. None kubihuza n'umunyapolitiki Victoire Ingabire bituruka he? Nkawe umbwiye ko wabaye nk'umucurabwenge wabyo bitewe n'akababaro mwari mufite, ariko birahuzwa na Victoire Ingabire ko yabashishikarije imyigaragambyo. Mbo ntangira nakubwiye ngo nushaka gukundwa uzakunde, nushaka kubaha uzubahe, nushaka kubahwa uzubahe. Dufite ikibazo cy'uko leta ikora amakosa yarangiza igashaka gufata ya makosa yakoze kayitirira abandi. Kuko iki kibazo cya Kangondo
ni cya kibazo nakubwiye, ufashe ikibazo cy'ubwenge ukagikemuza imbaraga birangira usebye. Ririya kosa leta niyo yarikoze, nta n'undi muntu ikwiye kuryitirira. ni ukuvuga ngo madamu Victoire Ingabire ntahahurira nabyo. Reka nibyo nkubwira, kino kibazo ntawe leta ikwiye kucyitirira, kuko niyo nyiri makosa, niyo yigumiye ku mategeko, yaba itegeko nshinga, itegeko rikumira abantu ku mpamvu z'inyungu rusange, n'itegeko ry'ubutaka. Uwo Victoire Ingabire ntabwo iriya mipira tuyikora, ntabwo twari tumuzi nk'uko abandi bamwumvaga mu binyamakuru. Buriya njye Victoire Ingabire namumenye kuko imipira twambaye ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu, imipira nayikoresheje mu kwa kane mu mpera zako. Yego mu kwa kane tugomba kuyambara kuri 6 z'ukwezi kwa gatanu 2021. Victoire namumenye muri 2022. Icyo gihe yari yakoranye ikiganiro na Cyuma Hassan, igihe twari twajyanye na Cyuma amutwaye nk'umushoferi. Ni nabwo Victoire nabashije kumubona amaso ku maso. Rero ababihuza ntabwo bazagaragaza ibimenyetso, kandi niba binagize icyaha njye bazabibaza Jado. Imipira ninjye wayikoze, ninjye wayikoresheje, ariko mu nama twagiriye hamwe n'abaturage ba Kangondo mu bitekerezo bigiye bitandukanye. Uwo Victoire rero ntabwo ibijyanye n'imipira, nta n'undi muntu uwo ari we wese ya mipira agomba kuyitirira. Kiriya ni igihangano cya Kangondo, ari nabyo imipira ubu iranafunze, kuva icyo gihe ku itariki 6 barayifunze. Ariko njyewe n'abajije ribu ndababwira ngo niba ese imipira niyo ifite icyaha cyangwa abayambaye nibo bafite icyaha, hafungwe ndi. Ku bwawe iyo batagukwambura ubu kiwambara? Buse simufite. None se uza stati yanjye bayeho umupira umeze gute? Sarebe kuri profile yanjye nihubaho. Hariyo wari wasaguye utari watanze nyine, kuko ndibuka none twibutse abakurikiye ibyo official ko abantu bose bari bambaye iriya mipira uwo munsi batawe muri yombi, n'umuntu wari wambaye ikintu cy'icyatsi bamwibajijeho ku rukiko bagahita bamufata. Hari abatarayifatanywe. Ni ukuvuga ngo hari abamenye itabwa muri yombi, kuko ninjye wa mbere babanje gufata. None bakimara kumfata inkuru ihita isakara utaranagera ku rukiko. Bamfatiye Nyarutarama, bari bashyize abapolisi mu muhanda bambaye imyenda yo mu muhanda nyine ya traffic, nibo bamfashe. Ariko sinzi ngo Vigo yaje kuntwara yavuye, kuko na n'ubu mwanya ntabwo njye menya ngo Vigo banshyizemo yaturutse, niba yaravuye imikere ikagwa hasi, nanjye nagiye kubona mbona ngo banyambika amapingu n'abana banjye nyine twari kumwe. Niyo mpamvu ngo abana nabo bari bayambaye. Oya, ntabwo bari bayambaye, ariko barabagendanye nabo babansanganye nani kuri Libre Remera ku Gataje. Nuko rero ni ukuvuga ngo hari ababimenye bamenya ko abantu batawe muri yombi. Noneho Cyuma ahise adutabariza. Icyo gihe nawe kikaba ahise aguhamagara, nawe uratabaza. Kikaba bamufungiye Rwezamenyo n'abandi baturage, ari uri kuri vura yanze kuyiva. Rwari urugamba. Nuko noneho iriya mipira rero abo ngabo batafashe bahise babimenya mbere, bagahita bayihisha, barayisigaranye. Ariko hari n'umudamu twajyanye badufungana i Remera nawe ufite, arangije aribyo nakubwiye ngo dufite barumuna bacu na bakuru bacu na marume baba muri izi nzego abaha amakuru. Uwo mudamu yari afite muribo basengana, ahita amubwira, yahise amwegera ambwira ati uyu mupira niba uri buwuhekenye ntabwo mbizi ariko uyu mupira ushakisha uburyo bwose uwukuramo. Ubwo turi mu Gataje,
nyine twari mu gisare twari batandatu, ubwo i Nyamirambo naho nabizi nyine bari bahari. bari babafashe uhereye kuri Shikama. Yego. Wa mudamu yahise avuga nyine avanwe ngo ndashaka kwihagarika. Wundi wambaye nyine wa muribu yari y'urwara, ndashaka kwihagarika. No, kubera ko twari turinzwe n'abaribu abagabo, bahise bahamagara umuribu w'umugore, araza amujyana muri toilette. Wa muribu amuri y'urwara ahise amusangayo, ambwira ati igipiru cyambure gisige muri toilette. Yari yambaye umupira yarengejeho umupira w'imbeho y'ibigofero ya jambo. Noneho ageze muri toilette, wa mupira ahise awambura, ahita afata wa mupira w'ingofero azamura imashini ageza hano. Ibyanyu ari nka filime z'uruhererekane. Arangije yasohotse muri toilette, wa muribu yinjiramo wa mupira awufata ahita awushyira muri envelope. Nuko ubwo umudamu araza agaruka muri sare. Ageze muri sare ageze umwanya arabaza ngo ariko ubundi nge ndabaza mwanzanya hano gukora iki? nawe ahise ahinduka umusirikare. Usije ubaza gutyo. Mwanzanya hano maboko ataraye. Mwanzanya hano gukora iki? Muri bambwa ati none se ntabwo uri kumwe nawe? Ngo reka da nge nari nisabira ifuti nigendeye Nyabugogo, ngenda curuza, ntabwo ndi kumwe nabo. Nise we nta mupira wambaye? Nge nta mupira nambaye. Ati fungura turebe. Bafungura turebe, babona ni agasengeri. Yafunguye abona ni agasengeri, babona koko ese umuntu aramufunga uvuga ko ari kumuziki. Ubwenge buza ubwenge. Nyine ubwenge buza ubwenge. Nuko arangije yarasohotse, wa muri baramubwira ngo genda uhite utabariza abagenzi bawe ko babafunze. Umudamu ari nabi mpamvu nshimira, ni ukuvuga ngo leta hari igihe ikora amakosa ikagira ngo iri gukora neza kandi iri gutuma abantu bayanga. Muri make iri kubiba urwango abantu bayanga, igashaka abantu bayanga kubera amakosa yakoze. Wa mudamu ahise asohoka aragenda ntiyajya mu rugo, ahubwo ahita ajya i Nyamirambo aho urubanza rugomba kubera. Ubundi aratabaza. Wa muribu kubera ko yari azi mu rugo rw'uwo mugore, wa mupira ahise afata umumotari arawucyura. Abo umumotari amubwira ati ujyana hana. Mupira nawo ungura hari. Iri kumva? Turangije nyine nuko hari n'uwo Karasira yambaraga. Karasira naramubonaga akorana ibiganiro, akora ibiganiro awambaye mbere yo gufunga. Iyo ni imwe mu yasagutse. Ni muri iyo nyine bari bamuhaye wo ko aravuze ati akarengane kanyu rwose ni akarengane umuntu wese ufite umutima w'abantu agomba kurwanya. Cyane ko uriya mushinga wa Kangondo ni umushinga mugari. Uriya ni umushinga mugari, kuko niyo mpamvu nzashimira uwari Minisitiri Kaboneka Francis, kuko buriya iri mu batumeneye amabanga, azi ngo arabatera ubwoba. Ariko hari amabanga nawe ntiyari yoroshye. Buriya ndamukunda kuko hariya niyo bababwiye ati niba mushaka guhangana n'imbyariye, yavuze ngo mushaka guhangana na leta niwe. Ariko nyuma y'ibyo we yazaga avuga ati Kangondo hano katujyanemo kabagezeho, ngo tujyanemo ukagira ngo umutungo we uwashaka kujyanamo nawe yakwemera. Iwe yashaka ngo tujyanemo wacu, ariko we ntawe yatakwemera ko tujyanamo. Ubwo Kaboneka rero yaratubwiye ngo turi kuhakoraho test gerageza. Uyu mushinga wa Kangondo ni wemera, nta muturage uzongera kwimurwa hawa amafaranga, bose tuzatwimura muri uburyo turi kubimuramo. Ahubwo ati nibwo twase dutekera bati ibiri kumbaho bizabe kuri mama, bizabe kuri data, bibe ku nshuti zanjye, bibe kuri barumuna banjye bose. Nibwo twavuze ati no, iki kintu barimo barakora ni ikintu kinyuranyije n'amategeko, mureke tukirwanye. Nubwo mu Rwanda ibwiriza rifite imbaraga, ariko twe tuzashingira ku itegeko, kuko ari naho Shikama yamubajije turi muri sare y'umurenge. Ubundi si nyakubahwa Minisitiri habura iki kugira ngo leta ikurikize amategeko?
uyu mushinga twawuteguye mu buryo buri politiki. Shikamara aramubwira ati noneho niba mwawuteguye mu buryo buri politiki natwe tugiye kunyura mu nzira y'amategeko. Nibwo yavuze ngo mujye guhangana na leta. ariko wenda nubwo turi ku mipira mbabarira umfashe kumva biriya bintu. Minisitiri Kaboneka se wagitangiye, niwe watangiye uriya mushinga n'amabwiriza agenga biriya bintu. hazaho Shyaka, yego, hazaho Gatabazi, yego, Jean Marie Vianney, yego, ubu hariho haje undi niba ari Uwimana niba ari inde Musabyimana. Musabyimana we Jean Claude Musabyimana yaje njye mfunze. Hajeho nane oya ndi kuvuga abaminisitiri, ngeragereza abantu bose batambagiye buriya butaka bwa Kangondo, buri wese wamunenze iki wamushimiye. urumva hari Kaboneka, hari Shyaka, hari Gatabazi, hari Musabyimana, ubu hariho undi. Yego, ubwo ni bangahe? ubwo ni batanu. Ni bateye mba bose mfite icyo mbanenga, nta n'umwe nshima kuko nta n'umwe wabonye umuturambye w'ikibazo. ariko hari abo ngaya cyane kurusha abandi. Uriya mushinga ni Kaboneka wawutangiye, wowe ni uwo kugawa cyane kuko watangije umushinga w'ubujura, umushinga urimo ubugome, umushinga urimo ubwambuzi, umushinga wateje nakubwira abantu bapfuye, kubwira abantu basaze bari gufata imiti, abantu barwaye stress, mbese ingo zasenyutse, abana babaye mayibobo, abana batwaye amada y'indaro bivuye kuri uriya mushinga. Umushinga wa Kaboneka uwo ni umugome, ntago ari uwo kwifuzwa na gake, uwo ndamugaye. Haje Shyaka uriya nawe yari indyarya yakoreshaga diplomasi, ntabwo ari uburya. Ni indyarya uriya. Njyewe reka mvuge ukuri kwanjye kundi mu mutima, kuko niyo mpamvu mu myaka hanyuma abaturage ba Kangondo katujyanemo kabagezeho. buriya n'igihe yigeze aduhamagara tujyara muri minisiteri ye, bari abaturage 21 bitwa ngo bavuga rikijyana nabwo. ariko nubwo Shyaka yari indyarya ariko yari n'umugabo, kuko ari mu bantu bashatse gukemura kiriya kibazo cya Kangondo, ndetse arakizamura kigeza kwa perezida. ahubwo aho ngaho nibo bamunanije. Yego, Shyaka rero ahantu mugayira buriya nasenyeye mu gihe cya Shyaka. Ni ukuvuga ngo nawe urumva ntabwo umuryango wanjye ntiwamukumbura. Ku butegetsi bwa Shyaka niho twasenyewe. Gatabazi nawe rero, Gatabazi ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu 2021 nagiye kwibuka, kuko ngewe ubundi buri mwaka bataramfunga najyaga kwibuka. Bitandukanye na ya tariki na kuriya kwezi ko kwibuka cyangwa iminsi ijana. Wese kwibuka ni iki? Ubundi tujye dusobanura, tujye tubanje. Wowe kwibuka uvuga n'ibyago. Kwibuka ni ibyambaye, ubundi kwibuka ni ukwibuka ibyakubayeho. Wagiye mu kibanza. Twagiye najyanaga n'umuryango wanjye. Ubwo nari byitiranije no kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo biba mu kwa kane. Yego. Icyo gihe wagiye kwibuka ku bwa Gatabazi. Byakugendekeye bite rero? Ku bwa Gatabazi rero tujya kwibuka nibwo yari akiza kuri uriya mwanya. Shyaka yaramaze kuba bamaze kumugira ambasaderi. Yego. Ajyanye amateka mabi. Gatabazi rero njyewe icyo gihe mu kwibuka namuhaye karibu. Mu binyamakuru byari bihari icyo gihe. Nabwo ariko intebe ugiye kwicaraho banzu yihanaguriraho umwanda mwinshi. Mpaye. Iyo nkuru irahari. Irahari ku mubavu
iyi shema yo barayisibye ariko ku mavi irahari n'ubu nayiguha. Yego. ntabwo ati iyo ntebe ugiye kwicaraho ubanza uyihanagure, iriho umwanda mwinshi. Kandi mu bibazo ugomba kwihutira gukemura ikibazo cya Kangondo, kuko aya marira y'aba bana, amarira y'abasaza n'abakecuru ntabwo yazaguha amahoro. Ariko Gatabazi nta kintu yigeze abikoraho, ariko hari icyiza yakoze. Yego, aricyo kihe? Icyiza yakoze, yahesheje abarengeje miliyoni 30 amafaranga. Wow. Icyo cyo ndumva nakubwiye inzira byanyuzemo n'uburyo namenye ko bagomba kuyabaha. Nanjye bashaka kuyamba, ariko njyewe kubera ko buriya utaribwa ntamenya kurinda, inzira bashaka kuyamperamo nabwati oya, njye ndaza nzanye na metere wanjye noneho tuganire, kuko iyi myaka mumaze mwaransenyeye ndi mu bukode, ibi bigomba kwishyurwa nandi. Baranga banga kunjyana na metere, nabwo ati niba mudashaka. Bumva kubagonga? Bumva kubagonga? Nyine nuvuga ngo hari ahantu harimo ubujura, kuko nkashikama agomba kubona miliyoni 58 bamuhaye 46. Ebyiri tayari ntabwo wamenya aho zagiye. Kuvuga ngo rero kujya imbere ya ziriya nzego udafite uburyo buri protection ushobora kugwa mu mutego. Niyo mpamvu ngiye nashaka kujyayo ndi kumwe na metere. Yego. Kugira ngo ibyo nsinya bisinye hari umunyamategeko, kandi atari ibintu nahatiwe, ahubwo ari ibintu byamvuyemo mu cyemezo nafashe no mu nama ya metere. Icyo gihe baranze. Gatabazi rero ndamushimira ko yabahesheje amafaranga. Yadesheje amafaranga, ariko yategeje amarira, kuko niwe wateje ibya bibazo byo kuza kugotwa. Iriya wagira ngo ni intambara na FDL baje kurwana nayo. Jean Claude Musabye urumva nawe no kunenga. Jean Claude we nta makuru mfite kuko bamfunze. Yagiyeho nge mfunze. Kuvaho rero kwiwe inje ntacyo yishe, nta nicyo yakijije. Hagati na hagati. Kuko nge ku rwanjye ruhande nuze ku kibazo cyanjye kitigeze gikemukana n'ubu. Rero ntacyo yishe, nta nicyo yakijije. Hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro, iriya mipira ubushinjacyaha buravuga buti ya mipira y'abantu bagomba kwambara cyangwa bari bambaye ku munsi wo kuburana, ngo Madamu Victoire Ingabire wabagiriyemo iyo nama yo kuyikoresha, bihuza nuko ishyaka rye rifite amabara y'icyatsi n'umweru. Iyo babivuga rimwe na rimwe njya nkubona mu rubanza urukurikiye nk'umuturage wese, iyo bavuze icyo kintu kuri wowe urabaseka. Ntabwo baseka, kubera ko mu Rwanda amenye ikinyoma cyaho ndakimenyereye. Tekinika ryo mu Rwanda rwose iramenyerewe. Ni ukuvuga ngo urabona ko mu Rwanda hari abantu bafunzwe bazira ngo kwangisha rubanda abaturage. Yego. Kandi mu by'ukuri leta ubwayo niyo ituma rubanda bayanga. Impamvu buriya mu buzima uzakunda umuntu ukunenga, kuko umuntu ukunenga aba ari umwarimu mwiza. Iyo udafite muri wowe ukwikunda, muri wowe hatarimo ubwibone, iyo umuntu akunenze, wowe n'umutimanama wawe urisuzuma ukareba ese koko uyu muntu unenze bifite ishingiro. Iyo usanze bifite ishingiro urabikosora. Ari naho njye mbona dufite ikibazo gikomeye. Dufite bamwe mu bategetsi babihinze, urya yabona yahaze ibiryo yabimenye mu mpuza muri puberi, yarangiza agafata mikoro akavuga ngo abaturage bose barahaze. Yabona konte iriho amafaranga, yarangiza agafata mikoro akavuga ngo rubanda rurakize.
ari gushingira ku byo we afite kandi ibyo afite si ibyanjye. Leta rero yiteza ikibazo yarangiza ikataka abandi, ikosa rya leta ikarishinja abandi. Kiriya kibazo cy'imipira nta muntu uwo ari we wese, nta shyaka iryo ari ryo ryose ribifitemo uruhare. Kiriya ni ikibazo cya Kangondo. Nababwiye ngo kiriya ni igihangano cya Kangondo. Victoire uwo nguwo ntabwo twari tumuzi, nta nubwo ubushinjacyaha bwakwiye kubishingiraho ngo yimuhamye kuko nta bimenyetso. Ibindi bimenyetso ni ba nyiri imipira aribo mwebwe naho twayikoreshereje. Kumva kandi ibyo narabisobanuye kuri iyo tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu muri RIB. Bambajije ibibazo 27 bashakisha icyaha. Bira ko nge RIB nayo byati kuki mu Rwanda umuntu avuga ibitagenda aho kugira ngo mukosore mukajya gushaka icyaha mu byo yavuze. Ibyo mbivuze n'ubundi babishatsemo icyaha. Ibyo yabishingira kuki? Ntabwo ndabishingira kuri Kangondo. Niba Kangondo tuvuga tukerekana amategeko aho kugira ngo mujye kureba amategeko mwebwe leta mwishe, ahubwo mukaza kurushakamo icyaha. Mwaki umuntu ajya avuga ibitagenda mukajya kureba ko iryo kosa mwakoze. Rero biriya bintu bijyanye n'imipira rwose nta muntu n'umwe ubifitemo uruhare. Ni yacu, ni igihangano cyacu, ni ubucurabwenge bwacu, twebwe ubwacu twakoze. Warumbwiye ngo icyatsi kibisi ngo kwereka ishyaka rya Victoire ngo ari icyatsi kibisi ngo n'umweru. Ni ibivugwa n'ubushinjacyaha. None se ikipe ya Kiyovu yambara imyenda isa gute? Icyatsi kibisi n'umweru. Girini Pati se ifite irebara. Kuki se batavuze ko ari Girini Pati ahubwo twambaye imyenda ya Girini Pati? Ariko kubera ko bari gushaka ibyaha, bari gushaka ibimenyetso bidahari. Imipira niba bayishakira ibyaha n'ubundi nibo bayibitse, barayifunze imyaka ibaye ingahe? Nta n'ubwo ugeze atubwira ngo bayikatiye igihe kingana iki. Nayo irafunzwe se? Iri muri gereza se? Ese ntibayifunze imipira yacu? Ubundi iyo tuba dufite leta igendera ku mategeko twagomba gutanga ikirego. Kiriya mipira kura n'umutungo wacu, bayiguze amafaranga yacu, ariko kubera ko leta dufite nyine ni leta itagendera ku mategeko, igendera ku mabwiriza, imipira yacu irafunze kuva ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu 2021. Imaze imyaka 4 n'amezi ifunze. Se buriya nisaza bazayitwishyura cyane cyane ko ifunzwe itaburanye. Ntago bigeze bayikatira ngo batubwire ngo bayikata igihe kingana iki. Niba tuvuge ngo gisigaje igihe kingana iki twazajya kuyireba. Bwana Jean de Dieu ihora habona. Rero turagushimiye kuri uwo mucyo utanze kuri icyo cyakumye kuvugwa cy'imipira. Bavuga ko hayikoresherejwe cyangwa mwabigiriwemo inama n'umunyapolitiki Victoire Ingabire. Keretse niba ubaye hari ikindi wongera ku kiganiro. Ndumva ibyinshi nabivuze, ariko leta rwose ndayigira inama. Buri ikintu gitandukanya leta n'inyeshyamba ni amategeko. Ubundi inyeshyamba nta mategeko zigira. Leta impamvu ishyiraho amategeko ni ukugira ngo abakomeye n'aboroheje, abakire n'abakene bagire uburenganzira bungana mu kubaho mu gihugu. Iyo leta rero ifite amategeko n'adakurikizwa, hari ikibazo gikomeye cyane. Ari nacyo gituma haboneka kunenga. Ariko leta nayigira inama, leta niba wumva gukurikiza amategeko utabishoboye yakureho, umenye ngo nta mategeko ahari, nyine ucura inyundo y'amabwiriza ugiye duhondesha, kuko nuduhondesha inyundo y'amabwiriza tuzacicika ko nta tegeko riturengera rizaba rihari. Ariko mu gihe hakiriho amategeko yubahirize, maze urebe kugira abanzi. Ko nubahiriza amategeko nta banzi uzagira rwose. Nanjye nshobora kuzajya mvuga kuko icyo gihe kituma nzira imbere y'itangazamakuru ni uko ari kosa rikomeye mwakoze haba mu Rwanda no ku isi hose. Iriya ni ikosa rikomeye, nyamara mugahamagarira impunzi z'amahanga kuza gutura mu Rwanda.
kandi nyamara umwene igihugu mumwambura ibye. Rero ubaka igihugu kigendera ku mategeko, umunyarwanda agira uburenganzira bungana n'ubwundi, urengana arenganurwe, amaze urebe ngo igihugu cyacu cyagira abakunzi benshi. Numva ari cyo nakongeraho. Urakoze cyane. Murakoze namwe.